Umugore n'umugabo bakaba muri rubanda rugufi. Nyuma y'iminsi mike babanye, wa mugabo ajya guhakwa ibwami, ariko akamarayo igihe gito, ubundi agataha, hashira iminsi agasubirayo. Haciyeho igihe, wa mugore arasama, maze wa mugabo we asubira guhakwa ibwami nk'uko byari bisanzwe. Umunsi umwe, wa mugabo n'abandi bashumba barabyuka bajya kuragira inka z'umwami. Bageze ku musozi, inka imukubita umugeri, agwa mu manga avunika akaguru. Nuko abandi bashumba baramusindagiza bamujyana ibwami, babwira umwami uko byamugendekeye. Nuko umwami ategeka ko bamuha inka imwe agataha, kuko umwami atari gukoresha umuntu ucumbagira. Nuko ataha atyo, ageze iwe asanga umugore inda yarakuze ni nyarwege. Asubira mu buzima bwe busanzwe, atangira gutunga no guhinga. Ariko buri munsi akitegereza ya nda y'umugore we akavuga ati, maze uzabyara umuhungu, ahari wenda naba umusore azamakirwa, maze anyize mu ruho w'isuka. Akavuga ayo magambo kenshi, ariko umugore we akamutwama agira ati, mugabo mwiza, umwana wese ni umwana, ahari nubyara umukobwa uzamukosha maze ube umutunzi. Ariko umugabo ntabikozwe. Igihe kiragera, wa mugore arabyara, abyara umwana w'umukobwa bamwita Bwenge. Ariko umugabo ntiyakwishimira ko abyaye umukobwa, na nyuma yaho agerageza kongera kubyara abandi bana ngo arebe ko yabyara umuhungu, ariko biranga, umugore ntiyakongera gusama ukundi. Bwenge amaze kuba inkumi, aza kuvamo umukobwa mwiza cyane, ariko ubyibushye cyane, ku buryo abantu bose batangariraga uko yanganaga. Maze wa mugabo birushaho kumubabaza, akajya ahora acyurira nyina agira ati, harya warambwiye ngo nubyara umukobwa nzamukosha maze ngo mbe umutunzi? Yewe, ese uriya mukobwa wawe ninde wamurongora? Umukobwa utahinga umushike ngo awucyure? Kubera ko Bwenge yari munini cyane, ntabwo yakoraga imirimo myinshi nk'iy'abandi bakobwa bari mu kigero cye. Iyo yajyaga guhinga, kubera ukuntu yanganaga, yaruhaga vuba. Yajya kuvoma akagwa agataha ikibindi yakimenya. Yajya kuragira, inka yakwiruka ntabashe kuyirukankana ngo ayifate. Ibyo bigatuma se amufata nk'umuntu udafite ikintu amumariye, ndetse utazigera ugira icyo anamumarira. Nuko iwabo nabo bakomeza gukena cyane, bahinga ntibeze. Basigara bacungira ku nka imwe bari bafite, bakayikama, amata bakayagurisha, bakabona amafaranga batunga. Haciyeho igihe, na ya nka bacungiragaho irateka, amata ntiyongera kuboneka ukundi. Ubuzima burabagora, babonye ko inzara ibarembeje, nuko bigira inama yo kugurisha ya nka ngo barebe ko babona amafaranga batunga iminsi. Nuko wa mugabo afata ikiziriko azirika ya nka mu ijosi, arangije aheza umukobwa we Bwenge, aramwihanangiriza, aramubwira ati, mwana wanjye urabona naramugaye, ntabwo nabasha gutwara iyi nka ngo nyigeze mu isoko, kandi na nyoko urabona ko ashaje, nawe ntiyabibasha. Rero mwana wanjye ndakwizeye, jyana iyi nka, kandi urabizi ko nawe iyi nka utabasha kuyirukankana iramutse igucitse. Uramenye nturekure kino kiziriko, kandi uyitware witonze paka mu isoko. Bwenge arikiriza, aragenda. Ageze mu nzira ahura n'umusaza, aramuhagarika, aramubaza ati, iyo nka ko ari nziza uyijyanye he? Bwenge aramusubiza ati, ngiye kuyigurisha. Wa musaza ati, zana nyigure. Nuko Bwenge amubwira igiciro. Wa musaza akora mu mufuka w'ipantaro yari yambaye, azamura ibishyimbo 5, arangije abwira Bwenge ati, iyo nka ndayigura ibishyimbo 5. Bwenge araseka cyane ati, inka nziza nk'iyi ukayigura ibishyimbo 5? Ati, va mu nzira, niba utagura reka njye kuyigurisha abandi. Bwenge aragenda, atararenga, wa musaza amuhamagara mu izina ati, nyamara ushatse wakwemera, ibi bishyimbo ntabwo ari ibishyimbo bisanzwe. Bwenge aratangara kumva umusaza amuhamagara mu izina kandi atamwibwiye. Nuko asubira inyuma, arangije aramubaza ati, ese ubwiwe n'iki ko nitwa ko nakwibwiye? Umusaza aramusubiza ati, ndakuzi, uri Bwenge mwene Kamari, umukobwa mwiza kandi w'umunyabwenge. Bwenge aratangara kumva hari umuntu umwita ko ari umunyabwenge. Agira amatsiko cyane, nuko abaza wa musaza ati, ese ubwiwe n'iki ko mfite ubwenge? Umusaza aramusubiza ati, ndabibona, kandi iyo bari bazi icyo uzabaha bakagufashe neza. Nuko Bwenge abwira wa musaza ati, data ntago ankunda, n'ubundi ntacyo nakora ngo nshime. Umusaza aramubwira ati, ibyo rero nibyo nshaka kugufasha, ngurisha iyo nka utware bino bishyimbo, ibi bishyimbo bizaguhindurira ubuzima. Bwenge banza kwiyangira,
ariko ageze aho aremera aha wa musaza inka ntatwara ibishyimbo. Bwenge ageze imuhira ise amubaza amafaranga yagurishije ya nka. Bwenge amwereka bya bishyimbo 5. Ise abanza kutabyumva neza, arongera aramubwira ati ndakubaza amafaranga wagurishije inka. Bwenge ati erega nayigurishije ibyo bishyimbo 5. Ise abura aho akwirwa, biramurenga abatura umuhini ngo awumukubite. Nyina aramwitambika ati uramenye utanyicira umwana. Umugabo ati nabyaye nabi pe, ni akaga, ugire kuba ntacyo wari umariye n'aka nayo nsigaranye ukagabira rubanda. Nuko n'umujinya mwinshi uvanze n'agahinda abwira umugore we ati uyu mukobwa wawe ushaka aho umujyana sinshaka kuzongera kumubona. Nuko afata bya bishyimbo abijugunya mu mbuga, arangije arikubita aragenda. Bukeye wa mugabo ngo abyuke abona mu mbuga ye hameze igishyimbo kirekire cyane utareba ngo uheze, gifite umubyimba munini, gifite ibishami binini cyane. Aracyegera agira amatsiko atangira kucyurira. Arurira agera mu bushorishori ahantu atabasha kubona hasi. Ahindukiye uruhande rwe abona hari ishyamba ririmo ibiti birebire n'indabo nyinshi. Arangije amunukira kuri cya gishyimbo yinjira muri rya shyamba. Arigezemo abona harimo akayira. Arangije akurikira ka kayira aragenda agera ku rugo, arwinjiramo arasuhuza. Hasohoka umugore aramwakira amubaza ikimugenza. Wa mugabo abwira wa mugore ati nabafunguzaga narindi ku rugendo. Umugore ati inama nakugira ni uko wava aha ngaha ukagenda, umugabo wanjye ni igikoko, mu kanya naramuka aje arakurya. Wa mugabo abwira wa mugore ati n'ubundi erega ndashonje, nutamfungurira n'ubundi inzara iranyica. Wa mugabo akomeza kwinginga uwo mugore cyane. Umugore impuhwe ziramwica, arangije aramubwira ati injira mu nzu rye ariko ugere vumvira aha ngaha. Nuko wa mugore amwinjiza mu nzu, arangije aramugaburira. Wa mugabo amaze kurya agize ngo asohoke yumva imirindi iteye ubwoba, yumva n'umuntu ukomanga ku rugi cyane. Umugore ubwabo aramwica abwira wa mugabo ati sinakubwiye ngo uwo mugabo wanjye aratashye. Nuko wa mugore abwira wa mugabo ati ngaho gira vuba genda wishara munsi y'urutara kandi uramenye n'ukome. Nuko umugabo ariruka ajya munsi y'urutara. Wa mugore nawe aragenda ajya gufungurira Warupyisi umugabo we. Warupyisi akinjira atangira kwivugisha ati hano haranuka urunturuntu, uru runturuntu rwavuye. Umugore ati ahari ni wa mwana warayoriye nijoro. Umugabo ati nyamara ndumva urunturuntu. Nuko umugore we akomeza kumujijisha aramubwira ati mugabo wanjye nagutegurira wa mufu ukunda, icara hariya maze nze ngugaburire. Nuko Warupyisi yicara hasi, umugore we aragenda amuzanira umufa aramugaburira. Warupyisi amaze kunywa umufa, umugore we aragenda amuzanira izindi nyama nyinshi ararya arahaga. Arangije ajya mu mbere ngo ajye kuryama. Agezeyo afata uruhago yari afite, afungura igisanduku cyari gihari cyuzuyemo zahabu, asukamo zahabu yari azanye. Cyari igisanduku kirimo zahabu nyinshi n'ibindi bintu by'agaciro Warupyisi yibaga abantu ubwo yabaga yamaze kubica. Nuko wa mugabo aho yishe munsi y'urutara akaba arabireba. Warupyisi arangije yurira uburiri arasinzira atangira kugona. Wa mugabo abonye ko Warupyisi ari kugona asohoka munsi y'urutara buhoro, ajya muri cya gisanduku yibamo zahabu nkeya, arangije arasohoka. Wa mugabo ageze ku muryango akubitana na muka Warupyisi. Muka Warupyisi amubonye amwikubita imbere atangira kurira. Aramubwira ati nugera i Rwanda uzansurize data umubwire ko mukumbuye cyane. Wa mugabo aramubaza ati iso ninde? Muka Warupyisi aramusubiza ati data ni Nyabami umwami wa Ndegana Ndiza. Wa mugabo aratangara kubona ko ari umukobwa w'umwami wari warabuze. Nuko Muka Warupyisi akuramo ikinigi yari yambaye arakimuhereza, aramubwira ati uzakimere data umugore ko mukumbuye cyane, umubwire uti Warupyisi yaramutwaye amurengana imisozi n'imisozi. Nuko wa mugabo afata cya kinigi, arangije aragenda amanukira kuri cya gishyimbo agera iwe. Wa mugabo ageze iwe asanga umugore we n'umukobwa we bahagaze imbere ya cya gishyimbo byabayobeye. Nuko arangije abinjiza mu nzu abereka ibyo azanye. Bose baratangara, ibyishimo birabarenga kuko bamaze igihe kinini bari mu bukene bukomeye. Nuko wa mugabo ahobera umukobwa we aramushimira cyane ati mwana wanjye uri umunyabwenge ndetse ugiye kunkiza. Nuko wa mugabo bukeye ajya ibwami
aravunyisha abagaragu b'umwami bamujyana imbere y'umwami. Ageze imbere y'umwami akoma yombi, arangije aramubwira ati, nyagasani, mfite ubutumwa bwawe nahawe n'umukobwa wawe. Nuko afata cya kinigi agihereza umwami. Umwami akibonye aratangara cyane, agira ibyishimo byinshi kumva ko umukobwa we atapfuye. Nuko abwira wa mugabo ati, rero wa mugabo we, nunzanira umwana wanjye nzaguhemba bishimishije, kandi nutamuzana nzakunyaga n'utwari ufite. Nuko wa mugabo aragenda. Ageze iwe abwira umugore we ati, rero unshakire uruhago rwiza n'icumu ryanjye, ejo hari aho nzajya. Nuko bukeye wa mugabo afata uruhago n'icumu rye, arangije yurira cya gishyimbo aragenda ahingukira muri rya shyamba. Arakomeza agera kwa Mukawarupyisi. Ahageze arasuhuza, Mukawarupyisi aramwikiriza, amwinjiza mu nzu aramugaburira. Hashize akanya Warupyisi atangira gukubita urugi. Nuko Mukawarupyisi arongera amuhisha munsi y'urutara. Warupyisi arinjira, akigera mu nzu atangira kwivugisha ati, hano haranuka urunturuntu, urunturuntu rwavuye he? Mukawarupyisi akomeza kumujijisha, arangije amuzana umufu bakunda n'inyama nyinshi, ararya arahaga. Amaze guhaga yinjira mu mbere, abandagara ku buriri, arasinzira atangira kugona. Amaze gusinzira wa mugabo ava munsi y'urutara, afata rya cumu rye arimujomba mu nda aramwica. Nuko afata rwa ruhago ashyiramo za zahabu zose arikorera. Arangije afata Mukawarupyisi aramujyana, baca muri rya shyamba, bagera kuri cya gishyimbo bakimanukiraho, bahingukira mu rugo rwa wa mugabo. Bahageze basanga umugore we n'umukobwa we Bwenge bari babategereje. Barishima cyane barabakira. Barangije bose bafata inzira bajyana wa mukobwa w'umwami bajya ibwami. Bageze ibwami baravunyisha abagaragu b'umwami babajyana imbere y'umwami. Umwami abonye umukobwa we arishima cyane, abwira wa mugabo ati, wa mugabo we, ngiye kugorera bishimishije. Wa mugabo aramusubiza ati, nyagasani, iyo bitaba umukobwa wanjye ibi byose ntabwo nari kubigeraho. Ndifuza ko ariwe wagororera. Ati, umwana wanjye kuva yavuka ntabwo nigeze mwishimira kubera ko yari umukobwa, ariko niwe wambereye intwari, ndetse niwe watumye ngera kuri ibi byose. Nuko umwami aramubwira ati, umukobwa wawe w'umunyabwenge nta kindi namwitura uretse kumbera umukazana. Nuko wa mwami ashyingira Bwenge umuhungu we mukuru yakundaga cyane, baratunga baratunganirwa. Na se n'umuryango we wose arabagororera, bose baba abatunzi, nabo baratunga baratunganirwa. Sinjye wahera hahera umugani. Ndakwinze kora subscribe, ulayikinge, niba video wayikunze unayisharinge. Ushobora kuduha igitekerezo muri comment. Umusanzu wanyu ni inkunga ikomeye cyane. Murakoze cyane.